Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Idha as-samaa'u fatarat, ubwo ikirere kizasatagurika. Wa idhal kawakibu intatharat, ubwo inyenyeri zizahunguka. Wa idhal biharu fujjirat, ubwo inyanja zizafungurwa. Wa idhal quburu bu'thirat, ubwo imva zizabirindurwa. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, umuntu azamenya ibyo yakoze mbere n'ibyo yakoze nyuma. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, yewe muntu, niki cyagushutse kuri nyagasani wawe w'icyubahiro? alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, we wakuremye akagutunganya akakuringaniza. Bi ayyi suratin ma sha'a rakkabak, mu ishusho yashatse araguteranya. Kalla bal tukadhibuna bid-din, oya, ahubwo murahinyura umunsi w'ibihembo. Wa inna alaykum lahafizin, kandi rwose mufite abagenzuzi. Kiraman katibin, bubashywe bandika. Ya'lamuna ma taf'alun, bazi ibyo mukora. Innal abrara lafi na'im, mu by'ukuri intungane zizaba mu nema. Wa innal fujjara lafi jahim, naho rwose abangizi bazaba muri jahimu. Yaslawnaha yawma ad-din, bazayinjira umunsi w'ibihembo. Wama hum anha bighaibin, bo ntabwo bazajya bayiburamo. Wama adraka ma yawmuddin, niki cyakumenyesha umunsi w'ibihembo? Thumma ma adraka ma yawmuddin, kandi niki cyakumenyesha umunsi w'ibihembo? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah, ni umunsi umuntu atazagira icyo amarira undi, itegeko ryose uwo munsi rizaba ari irya Allah.